Nongeye kuguha ikaze inshuti mukunzi wa Bwakeye TV News, wowe wamaze gukora subscribe ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tugutegurira umunsi ku munsi. Ikibazo ngiye kugarukaho uyu munsi ni ikibazo cy'Intare FC ikomeje kubera Ferwafa akasamutwe. Ibyayo na Rayon Sport bizarangira bite? Abanyarwanda baravuga ngo nyiri maso yerekwa bike ibindi akirebera. Umwaka w'imikino w'2022-2023 ushobora gusiga inguni zose za ruhago nyarwanda zimenyekanye, haba mu buryo yubatse ukwitegurwa ndetse n'uburyo imikino ibera mu kibuga irangira. Iyi ni Bwakeye TV News, nkaba ngiye kugezaho umunsi w'ikibazo cya Rayon Sport ndetse n'Intare FC ni mu kanya. Iminsi ibaye 43 ikibazo cya Rayon Sport n'Intare FC gikururana, ndetse kugeza ubu ntiharafatwa umwanzuro wa nyuma ko ikipe igomba gukomeza muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro hagati yazo, dore ko ikipe yari gukomeza hagati aho ngaho igomba guhura n'ikipe ya FC Polisi. Ni mu gihe andi makipe yageze muri icyo cyiciro yamenyekanye mbere ya tariki ya 8 Werurwe, ndetse mu cyumweru gitaha akaba azaba hamenyekanye ahageze muri kimwe cya kabiri, mu gihe Polisi yo itaramenya iyo zigomba guhura. Iki kibazo cya Rayon Sport n'Intare rero gikomeje kuba akasamutwe kuri Ferwafa kuko yagitangije ubwayo, ni ukuvuga Ferwafa isubika umukino wo kwishyura wari guhuza amakipe yombi kuwa 8 Werurwe mu gihe haburaga amasaha 3 ngo utangire. Ni kimwe mu byabaye imbarutso yo kwegura kwa Nizeyimana Olivier wari umaze amezi 22 gusa ayobora ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda. Ndetse iki gihiriri gikomeje kubaho muri Ferwafa, ni ukuvuga iyegura ry'abayobozi batandukanye, ni ukuvuga SG wa Ferwafa Muhire Henry ndetse n'abandi banyamabanga bakomeye muri Ferwafa bakomeje kwegura igihiriri. Ferwafa kwibaza ngo ese iraza kubyifatamo ite, nubwo urugamba rusa naho rugana ku musozo, kuko amahirwe menshi ni uko hashingirwa ku cyemezo cy'abasifuzi cyo kuwa 14 Mata, ariko ubuyobozi bwa Ferwafa nabwo ntibworohewe. Kuri ubu rero komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa igomba kwicara kuri uyu wa gatanu igafata umwanzuro kuri mpaga igomba guterwa Intare FC. Gusa icyo nakubwira ni uko haramutse hashingiwe ku mategeko Intare yabirenganye, kubera ko Rayon Sport yari ikuye mu irushanwa ariko ubuyobozi bwa Ferwafa bukayisaba gusubira mu irushanwa, nubwo Intare FC zivuga ko zasuzwe ndetse hayifatiwe imyanzuro, dore ko Intare isanzwe ibarizwa mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona hano mu Rwanda. Bakaba barakekaga ko buriya ari ikipe izahita kwemera imyanzuro yafatiwe itagishijwe inama. Intare FC rero bivugwa ko mu mugongo wayo harimo ubuyobozi bwa PRFC nk'abakuru bayo, iratuje ndetse ikabishimangira ko icyifuzo, ni ukuvuga icyo bo bifuza ari uko hakurikizwa amategeko, dore ko yo mu byandika yandika ivuga ko itegereje kuzahura na Police FC muri kimwe cya kabiri. Igikomejwe kwibazwa rero ni umwanzuro Ferwafa iza gufata ku bijyanye na mpaga n'ibizakurikira ku Ntare FC yahereye muri Werurwe ivuga ko yiteguye gukina na Polisi muri kimwe cya kane. Iyi yari Bwakeye TV News, gushimira amaze gukora subscribe ndetse akurikira kino kiganiro, kandi wumva ari igitekerezo waduha wagisiga muri komenti, ariko nshishikariza nawe utarayikora njyana nyamuneka ukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibiganiro bitandukanye tugutegurira umunsi ku munsi. Ciao.